Imana ibahe umugisha kandi ndabashimira uburyo mukomeza kumva ibiganiro byacu ndetse no kubana natwe, kuduhamagara, kudusengera. Uwiteka Imana abahe umugisha. Ndasuhuza abatwumva bari mu ntara y'Iburasirazuba, ndasuhuza abari mu ntara y'Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ndasuhuza abaturanyi b'igihugu cyacu, abari mu Burundi nano hakurya ngara muri Tanzania, bari baduhamagara. Uwiteka abahe umugisha. Mana ishimwe rero kubera yuko uyu munsi hitwemereye ko twongera kuganira ku ijambo ry'Imana, kandi ndizera yuko ijambo ry'uyu munsi ritari bugusige uko wari umeze. Ni cya kiganiro rero icyaguhesha amahoro cy'itorero rya Lutheran Mission in Africa. Uyu munsi muri kumwe na Pastor Kabare Emmanuel. Pastor Kabare Emmanuel niwe muri kumwe uyu munsi. Uwiteka Imana abahe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 3, turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Aravuga ngo, nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo saa 9. Hariho umuntu wavutse arema ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera. Arabaduka, arahagarara, aratambuka yinjirana nabo mu rusengero. Atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwaga Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Urahambaye Uwiteka Nyiringabo, ushobora byose, Imana yacu, Data wa twese wo mu ijuru. Turagushimira uyu munsi mwiza waduhaye ngo tuwishimiremo. Turagushimira iki cyumweru cy'uyu munsi Mwami, icyubahiro ni cyawe. Urakoze Nyiringabo kubera yuko twitaho uko bwije n'uko bukeye. Haza kwifuza kwa buri muntu wese uteze amatwi kino kiganiro. Data uvugane nawe binyuze mu ijambo ryawe. Nyiringabo utamusiga uko yari ameze, aho gukora ibikomeye mu buzima bwe, kora ibikomeye ku mutima we, kuko Imana ishobora byose. Habwa icyubahiro rero Data, abantu bawe ubahumurize uyu mugoroba, kandi ubanezeze, uvure imitima yabo, kugira ngo bagubwe neza bagushime. Kubwa Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Haleluya, haleluya. Uwiteka Imana habwa icyubahiro uyu munsi. Ikiganiro cyacu cyitwa Icyaguhesha Amahoro. Kubera iki icyaguhesha amahoro? Kubera iki kino kiganiro twakise Icyaguhesha Amahoro? Twararebye dusanga ntahandi amahoro ari. Mu isi amahoro ntayahari, mu mafaranga amahoro ntayahari, muri za diporome amahoro ntayahari, ku bashakanye nabo ntayahari, ku bafite abana benshi ntayahari,
ku bafite abakomeye ntayahari, no ku bafite aboroheje amahoro ntayo. Ni muri Yesu honyine niho amahoro ari. Haleluya, haleluya. Yesu wapfuye akazuka, Yesu watambwe akatambwa ku bwanjye nawe, niwe wenyine ufite ayo mahoro. Ayafite muri we, ayafite mu biganza bye, arayafite kubera yuko niwe nyiri mahoro, arayafite kubera ko niwe uyarema, arayafite kubera yuko niwe ubwe ni amahoro, ubwe ni amahoro, ni umwami w'amahoro. Umufite abafite amahoro, umufite abafite ibyiringiro, umufite abafite gukomera, umufite abafite byose, abafite umunezero udasanzwe, kuko afite abafite umwami udasanzwe, umwami w'amahoro. Yesu nashimwe cyane. Jambo ryatubwiye ngo munsi umwe Petero na Yohana ngo barahagurutse nimugoroba masaha 9 ngo bagiye gusenga. Yesu nashimwe cyane. Saa 9 ngo bagiye gusenga, ngo ariko ngo bageze ku irembo ryitwa Ryiza, bahasanga ngo umuntu yari amaze imyaka myinshi, niko yari yaravutse, ngo baramuhekaga ababyeyi be cyangwa inshuti cyangwa abaturanyi, ngo bakamuheka bakagenda bakamutereka kuri iryo rembo, kubera yuko baravugaga batabinjira muri rusengero, kuko binjiramo ryari irembo ryinjira. Baravuga ati kubera yuko hari abinjira hano kandi baza bafite umutima w'Imana, hari icyo bari bumuhe, bari bamenyere. Rero Bibiliya yatubwiye ngo nibwo buzima bwe, niko yari ameze, niko yari asanzwe, nibwo buzima, niyo mateka ye kuva kibaho, kuva kivuka, niyo mateka yabayemo. Baramuhekaga bakaza bakamwicaza kuri iryo rembo ry'urwo rusengero. Haleluya. Petero na Yohana rero baraba imbere mu zindi ntumwa, hamwe na mwene se wa Yohana witwaga Yakobo, bakunda guhora hafi ya Yesu cyane. Yesu nashimwe. Uyu Petero na Yohana tuvuga niba abigishwa. Petero na Yakobo na Yohana niba abigishwa Yesu yaragize ab'imbere, ba bandi yafataga muri 12 akabajyana ukwabo bonyine kugira ngo babwire yandi makuru abandi bagenzi babo batazi. Yarabarebye abona nabizerwa cyane, avuga ati abangaba mu bigishwa banje, abangaba shobora kubabwira yandi makuru yisumbuyeho, shobora kubabwira yandi mateka yisumbuyeho, kubera yuko abangaba ndimo ndabona nkabana nibo nzubakiraho umurimo wanjye. Abo ngabo nibo babandi Eliya na Mose na Eliya bababonekeye bariho basenga, bari kumwe. Aba nibo babandi bari kumwe na Yesu cyagiye Yesu, Mose na Eliya baboneka, Yesu ahinduka, ishusho igahinduka, arimo asenga. Aba nibo bari kumwe batatu. Ariko noneho bari bagiye gusenga, noneho bari babiri, noneho Petero na Yohana gusa. Yakobo ntago yari yasigaye, nawe yari yasigaye, ntago bibiri bivuga. Ariko ngo Petero na Yohana ngo baragenda bagiye gusenga, ngo yari masaha 9. Yesu nashimwe. Mu gihe cyo gusenga niko bibiri bivuga, byari saa 9 ngo mu gihe cyo gusenga. Abayuda ba kera bagiraga ibihe bitatu batangiragaho amasengesho yabo. Bagiraga ibihe bitatu Abayuda mu bihe byabo byo gusenga, mu mateka yabo yo gusenga, mu buzima bwabo bwo gusenga. Bagiraga ibihe bitatu byonyine bagomba gusenga. Igihe cya mbere byari ku isaha ya saa 3 za mu gitondo. Saa 3 za mu gitondo nabwo bajya gusenga mu rusengero, hanyuma bakongera bagasubiraho saa 9, hanyuma bakongera bagasubiraho nimugoroba izuba rirenga. Byari ibihe bitatu byo gusenga Abayuda bari bafite. Ibyo bihe bitatu rero mu gitondo cya kare bantu bateruraga uyu muntu. Yesu nashimwe cyane. Aravuga ngo uwo muntu, ngo hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga
agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Yesu nashimwe. Kuko habagaho amasengesho ya mu gitondo saa 3, hakongera akabaho aya saa 9, hakongera akabaho aya saa 12 nimugoroba cyane izuba rirenze. Uyu muntu ibyo byose baramufataga mu gitondo cya kare. Yesu nashimwe. Bakamufata mu gitondo cya kare, bakagenda bakamwicaza hariya ku irembo ry'urusengero. Ibyo wenda baragendaga bagasubira ntago bibiri bivuga, cyangwa hari uwicanaga nayo bibiri ntago bivuga kugira ngo aze kuza kumusubiza wenda, ariko mu gitondo nibwo bamuteruraga ngo bakagenda bakamushyira aho hantu kugira ngo uhaciye wese amuhe, kuko yarazi neza yuko aho ngaho niho ateze ubuzima bwe, kuko abantu benshi barinjira mu rusengero. Haleluya, haleluya. Mwami Yesu nashimwe cyane. Abahacaga saa 3 baramuhaga, bagaruka saa 9 nabo bakamuha, abaje nimugoroba nabo bakamuha. Ariko nubwo bamuhaga, nta numwe wigeze amuha icyo Petero na Yohana bamuhaye, kuko ntacyo bari bafite. Yesu nashimwe. Uyu munsi umuntu yaguha, ariko ibyo umuntu aguhaye birarangira, kandi n'umumaro wabyo uba muke cyane. Yesu nashimwe. Uyu munsi umuntu yakumenya, umuntu yagushyira imbere, ariko kubera yuko ari umuntu wagushyize imbere, mu gihe gito yakongera akagukura imbere, yagushyize akagushyira inyuma, cyangwa akakwirukana burundu. Uyu munsi umuntu yagukunda, ejo akaba yakwanze. Uyu munsi umuntu yaguha, ejo akaba yakwimye. Uyu munsi wanezerwa, ejo ukabura babaye. Uyu munsi umuntu yakwita izina, ejo akakwita irindi. Uyu munsi yakwita uhiriwe, ejo akakwita umunyamwaku cyangwa umunyabyago. Niko abantu duteye. Haleluya. Rero ngo abantu bacagaho ngo bakamuha, bahoraga bamuha, bari baramumenye ko ari bwo buzima bwe, bari baramumenye ko ariyo mateka ye, kandi bari bazi yuko nguwo ari uwaho hantu. Hari ahantu abantu bakuzi, abantu bakuzi, ahari bakuzi usabiriza, ahari bakuzi wambara ubusa, ahari bakuzi uri umushomeri, ahari bakuzi uburara, ahari bakuzi waragumiwe, ahari bakuzi urarwa n'umugabo cyangwa n'umugore, ahari bakuzi uzerera, ahari bakuzi utifashije. Hari ukuntu bakuzi, hari naho bakuzi. Ariko ndashaka kukubwira, nubwo bakuzi aho hantu ntacyo bakumarira, kuko nibyo baguha nibyo akanya gato. Ariko uyu munsi ndakubwira umwami w'amahoro ari we Yesu Kristo, utanga ibirambo by'iteka ryose, utanga umunezero w'iteka, utanga amahoro y'iteka, utanga ubugingo bw'iteka, utanga ubuzima bw'iteka, utanga ibitwenge by'iteka ryose. Umwami Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Barahacaga bakamubona bakamuha, hanyuma bakagenda akaguma aho ngaho. Ejo bakongera bakagaruka bakamuha, akaguma ari kwa kundi. Amafaranga baramuhaga buri munsi, ibiceri barayimuhaga. Hari abandi bamuhaga na zahabu, kuko Petero nako bari ntafite nta zahabu. Ahari abandi bamuhaga n'imyenda, ariko ntago byamubujije kujya yaze agaruka aho ngaho kwicara, kubera yuko ibyo bamuhaga ntago byari birambye. Umunsi abantu bazaguha ibintu ntago bitaramba. Umunsi abantu bazaguha ibintu birangira, ariko ibyo Yesu atanga biraramba, ntago birangira ibyo ngibyo. Ibyo bihindura ubuzima bwawe, ibyo bihindura izina ryawe, ibyo bihindura imvugo z'abantu, ibyo bihindura amateka yawe, n'abantu babibona bakabona byarahindutse, kandi bakavuga ati ni ukuri, uriya ntago ari wa wundi. Yesu nashimwe. Iyo wizeye umwami Yesu, ntabwo uguma uri wa wundi. Oya, uva mu bwiza ujya mu bundi. Ukurebye uyu munsi
siko aje gusanga. Jambo rirambwira ngo umukiranutsi ngo azashira nk'umukindo, ariko ngo azashyirwa hejuru ngo nk'umwerezi w'i Lebanoni. Yesu nashimwe. Mwerezi ngo ni igiti kirekire cyane, kiratumbanya kikagera mu bicu, hanyuma umuyaga ukaza ukagihuha, umuyaga uhushye cyane wa serwakira ngo uragihuha ngo kikunama, ngo amashami yacyo ngo agakora hasi. Abantu bagishaho mu gitondo bakavuga ngo kino giti cyaguye cyarangiye, ariko bagaruka saa 6 saa 7 bagasanga kiremye kirahagaze kiri kwa kundi. Umwerezi w'i Lebanoni niko umukiranutsi ngo ameze, ngo azashira nk'umukindo. Reba imikindo aho uri wowe, aho bateye umukindo mu mpeshyi nibwo umukindo umeze neza, hahandi amapfa yacanye, izuba ryacanye, hahandi amapfa yateye, hahandi ibintu byumye, umukindo ubushishe. Kubera iki? Ni umukindo nyine. Numve na Bibiliya avuga ngo ni umukindo. Umukiranutsi rero ngo azashira nk'umukindo. Yesu ashimwe. Aho abandi baburaye wowe uzashisha, aho abandi baburiye niho uzabonera wowe. Ntabwo ugendera ngo ugendana n'ibihe, ngo ibihe ngo bimeze gutya, ngo ibihe ngo ni amapfa, ngo ibihe ngo byahindutse, ngo bamenya ngo ikirengo cyahindutse, ngo bamenya ngo noneho ngo sinizite ngo zaje. Oya, ntabwo umukiranutsi ari ukamera, ntabwo ukangwa n'ibihe, kuko ibihe byose uko bimeze Uwiteka abikunyuzamo, kandi akabikunyuzamo neza. Haleluya, haleluya. Uyu rero baramuhaye, bagacaho bakamuha, ariko ndagira ngo nkubwire, Petero na Yohana bamuhaye ikidasanzwe. Yesu nashimwe. Bamuhaye ikidasanzwe, bamuhaye ibyo abandi batigeze bamuha, bamuhaye ibyo yari akeneye, bamuhaye icyo yashakaga. Haleluya. Bamuhaye icyo yari yarabuze. Myaka myinshi bamutera bamushyira aho ngaho, myaka myinshi bamutera bamuzana aho ngaho, yari atarahura na Yesu. Yesu nashimwe. Umukiganiro gishize narababwiye ngo Yesu ngo yaje kubohora, yaje gukiza ibisenzegeri, ngo yaje kubohora ngo imbohe, ngo yaje guhumura impumyi, y'ibipfa amatwi yaraje ngo byumve. Rero Yesu azagura n'uyu muntu. Ngo Petero na Yohana ngo baragenda, ngo bagera ku irembo. Sasa ngo bahageze ngo baramureba. Yesu nashimwe. Bahageze ngo baramureba, ngo Petero, ngo nuko Petero na Yohana barazamuka, ngo bajya mu rusengero, ngo mu gihe cyo gusenga aricyo cya saa 9, ngo hari umuntu wavutse aremaye ibirenge, ngo arekwa agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abenjira mu rusengero. Ngo abonye Petero na Yohana rero ngo bagiye kwinjira mu rusengero, ngo arasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati, turebe neza, dutandukanye n'aba bandi. Haleluya. Dutandukanye n'aba bandi baguha ibitaramba, dutandukanye n'aba bandi baguha ibishira, dutandukanye n'aba bandi baguha bangiza bakagucyurira, dutandukanye n'aba bandi baguha bangiza bakakuvuga, dutandukanye n'aba bandi baguha bangiza bakagusiga aho ngaho, dutandukanye n'aba bandi baguha uyu munsi ejo bakakwima, dutandukanye n'aba bandi baguha ejo bakakwinuba, dutandukanye n'aba bandi baguha ejo bakaguserereza, dutandukanye n'aba bandi baguha ejo bakagucyurira. Dutandukanye nabo, turebe. Haleluya. Yesu yaguhaye aguha neza, Yesu yaguhaye uranezerwa, Yesu yaguhaye biraramba ibyo aguhaye, Yesu yaguhaye uranyurwa, Yesu yaguhaye ugubwa neza, mu mutima wawe hamera neza. Haleluya. Jambo ryarambwiye ngo umunsi umwe ngo Yesu yari mu nzira ngo ajye Emawusi, ngo ari muri nzira nibwo yari akimara kuzuka, ngo arimo agenda ngo yivanga mu bandi bagabo babiri ngo bariho baganira, bari mu nzira ijya Emawusi, ngo bariho baganira, ngo agenda ngo Yesu ngo baganiriza akizuka. Haleluya.
ngo agende ngo abaganirize. Uyu munsi Yesu akuganirize, umunsi Yesu aganire n'umutima wawe, umunsi Yesu aganire n'ibitekerezo byawe, umunsi Yesu aganire n'ubuzima bwawe, ngo agende ngo abaganiriza. Ngo abaganiriza barabwira ati ariko se bimeze bitara, barabwira ati ariko wa mugabo we ntabwo utuye muri iki gihugu, ntabwo utuye muri uyu mujyi, ati bimeze bitese. Arabwira ati ariko ibyo uvuga ni ibiki, ibyabaye ntabwo bizi, ati ntabyo nzi. Barabwira ati haje umugabo witwa Yesu, umugabo muzima, aza ahumura impumyi, adakiza abarwayi, azazura abapfuye, azabohora, azayomora inguma, azabohora ibisenzegeri. Ndetse yaratugaburiye, yagaburiraga abantu. Abandi twarariye mu butayu, akatugaburira tukarya amafi n'imigati. Atari ko abayuda ishyari ryabo, abayuda inzangano zabo, abayuda itiku ryabo, ngo barangire ngo baramwishe, ngo baramwishe bwana, baramwishe. Atubuye ni umunsi wa gatatu apfuye. Ngo Yesu ngo atangira kubaganiriza. Haleluya. Yesu ngo atangira kubaganiriza. Yesu akuganiriza uyu munsi. Ngo Yesu atangira kubaganiriza, ngo arabaganiriza, ngo arabaganiriza, ngo arabaganiriza. Bumva batangiye kunezerwa. Haleluya. Bumva batangiye kunezerwa. Ngo bageze ahantu noneho ngo ahitamanyira umutsima, ngo arashimira, ngo aje ngo arabahereza. Akimara kubaha umutsima ngo arabura. Abuze ngo batangira kurebana, avuga ati uyu muntu se ni muntu ki? Ati uyu muntu ubuze uyu muntu ni muntu. Baravuga, umuntu aravuga ati ariko se, ati ni wa Yesu. Ati kubera yuko uko yaganiraga nanjye numvaga mu mutima wanjye harimo hacya. Haleluya. Numvaga ndimo nishima, ibibazo nari nabyibagiwe, amateka y'ubuzima bwacu nabwibagiwe, kandi nari nazibagiwe, amateka yose yari yaramiranye yari yagiye, ibibazo nari mfite byari byagiye. Numvaga indwara ndimo, nari indwara irimo ikira yari yakize, numva ameze neza, numvaga ndimo naguwe neza. Ati wa muntu ni Yesu, kubera ko nakeye mu mutima. Wa muntu ni Yesu, kubera ko mufite umunezero. Nubwo agiye ntamukozeho, nubwo agiye atansezeye, ariko nsigiye umunezero. Nubwo agiye, ariko nsigiye amahoro, ndumva ameze neza nakeye. Haleluya. Uwo niwe Yesu nkubwira uyu munsi. Yesu nkubwira uyu munsi. Yesu wangezeho nkacya, Yesu wangezeho nkagubwa neza, Yesu wangezeho nkagira amahoro, Yesu wangezeho nkasinzira. Haleluya. Reka mbabwire, nturi Kayonza jewe. Abazi Kayonza, hari arompuwe kunka. Ina Kayonza haba isoko kwa kabiri no kwa gatanu. None hari igihe kimwe kize kubaho, ngira ibibazo byinshi ku buryo nagendaga nkumva mu mutwe wanjye harimo harakubita, nkaho hakunda agashinge k'isaka agera kavuga ngo ti mu mutwe wanjye. Ubundi nawe ngera nkumva nataye umuhanda, nkagenda nkagarompuwe isoko ryabaye, nkari abaturuka hepfo iyo ngiyo, nkari abaturuka hirya, bose batakwa ko n'abantu batabava mu isoko, babari kivunge mu muhanda buzuye. Nabareba bose, nkabareba bazamuka, abandi bamanuka, abandi batambika, nkabareba n'ikivunge, nabareba nkabona bose ndabarusha ibibazo. Nangiye kuzirukanka, ariko umunsi umwe mbwira Yesu ngo mwami Yesu, ibibazo narabyikoreye, ariko byarandemerera, n'uyu munsi birandemereye. Ibibazo nabishyize mu mutima wanjye, ariko nta na kimwe byanyunguye. Ibibazo nashatse kubyikemurira, nta na kimwe nigeze nkemura. Byose nabyishyizeho, nta na kimwe nigeze nkora, ntacyo nigeze nkemura. Rero byose nabigukoreye mwami Yesu. Gwero uyu munsi nduhura, ndavunitse bihagije, ndabaye bihagije, mbuze ibitotsi bihagije, ndahangayitse bihagije. Uyu munsi ijambo ryarambwira ngo munyikoreze amaganya yanyu uko nita kuri mwe. Uyu munsi mwami Yesu, ikorere amaganya yanjye, ikorere ibibazo byanjye, ikorere umutwaro mfite, korera agahinda kanjye,
ikoreye stress zose. Wera uwo munsi Yesu yarazikoreye. Umunsi ndaho ndidegembya ngo uwe neza mfite amahoro. Sinshobora kubura ibitotsi, ntibishoboka. Sinshobora, kuko nzi yuko Yesu ashobora byose. Haleluya. Nzi ko ashobora byose. Nzi ko atanga umunezero. Nzi ko atanga ibitotsi. Ugasinzira nk'uruhinja. Haleluya. Ugasinzira nk'uruhinja. Aje tuba turyamye. Yari umudamu akambwira ngo uva hanze ntuva ibintu bigendagenda, nkabwira nti reka da. Yesu ariyo. Bireke bigendagende. Umucuraguzi nahura n'umujura barakubitana inkubara, umwe yiruka ukwe, bose babakurindiye umutekano. Bareke bazenguruke bagendagende inyuma barakurindira umutekano. Wira udasinziriye. Yesu arahari. 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 Petero na Yohana baravuga ngo turebe neza, dutandukana n'abandi wajya kubona, turebe neza twitegereze. Ngo baramureba, ngo arabareba, abareba agira ngo ahari bagiye kumuha amafaranga. Abareba agira ngo ahari avuga ati beno bagabo, ndabona n'abagabo badasanzwe, ndabona ari abakirisitu, ndabona bareba neza, ndabona ari abagwaneza, ahari barampa menshi, reka mbarebe mbitegereze. Ngo arabareba, ngo arabatumbira. Yesu nashimwe. Ngo arabareba, ngo arabareba, ngo abitaho, ngo agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Yesu araryoshye, Yesu amereye neza, arusha ubuki, Yesu araryoshye. Ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ifeza n'izahabu ntabyo dufite. Ifeza baraziguhaye kuva w'icyahanga ntacyo zakumarira, n'uyu munsi uracyasaba. Feza baraziguhaye nta nubwo ugeze ufungura iduka ngo ujye wirirwa mu iduka wicaye. Feza baraziguhaye nta kimwe kiza wihinduraho. Feza baraziguhaye ariko n'uyu munsi baracyakwikorera bakaza bakagushyira hano ku irembo. Ifeza baraziguhaye ariko n'uyu munsi uracyaganya. Ifeza baraziguhaye ariko n'uyu munsi uracyarira. Ifeza baraziguhaye ariko n'uyu munsi uracyafite umwera. Feza baraziguhaye ariko n'uyu munsi durakica ahangaha. Dufite noneho ikirenze ifeza. Haleluya. Dufite ikiruta ifeza, cya kindi wakira ukagubwa neza iteka ryose, cya kindi wakira ukava muri ubu buzima, cya kindi wakira amateka agahinduka. Uwo ni Yesu Kristo. Baravuga ngo nta feza nta zahabu dufite, ngo icyo dufite ngo nicyo ngiye kuguha aya masaha, ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ngo haguruka ugende. Haleluya, 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 haleluya. Nta feza, nta zahabu, ariko icyo dufite kiruta ibyo ngibyo. Asugira ngo nta feza bari bafite, nta zahabu bari bafite. Yewe na zahabu bashobora kuba ntazo, ariko ifeza ntago zahabu, nta nubwo yari bari kubona n'igiceri. Ariko bararebye bavuga ati nitunamuha ifeza azakomeza gumaha. Tugiye kumuha icyo wadafite. Tugiye kumuha icyo abantu bose barimo hano badafite. Yesu Kristo w'i Nazareti. Bati mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Yesu nashimwe. Reka nkubwire, nigeze kubona abantu imyaka mfite kuri iyi si barakomeye cyane. Bakomera mu buryo bw'icyubahiro, bakomera mu buryo bw'amafaranga. Bajya bavuga ngo amafaranga ni musema kweli, ariko barakubeshya.
hari aho ugera ntavuga ukuri, ahubwo ukumva nawe wayajugunya ntacyo amaze. Nushaka kwimenya neza amafaranga ko atagira umumaro, umuntu avana akajya kwivuza hanze, akajya kwivuza i Burayi, bakamutangaho miliyoni 20 zigashira, bakaba batanga n'izindi zigashira, kuko amafaranga hari icyo adashobora. Ntabwo atanga ubuzima, ntabwo atanga umunezero. Amafaranga ariho abayagize baragira kabisa, amafaranga baba barafite bakabona nk'ibipapuro nk'ibyatsi, ariko akarangira. Ariko hari n'abakiyafite nabo nta mahoro yabatera, nta mahoro abaha. Uzabaza abayafite cyangwa uzabaza abayigeze, uzabaza abanyacyubahiro, uzabaza abakomeye. Ukomeye n'ufite Yesu, kuko uwo Yesu niwe umukomeza. Kuko Yesu iyo umufite, ibyo ufite agwa ko birakunyura, ukabinezererwamo, ntago yabariramo. Jambo ravuga ngo umugisha w'Uwiteka atanga ngo nta mubabaro ngo yongeraho. Oya, atanga umugisha nta mubabaro yongeraho. Yesu nashimwe cyane. Yesu rero niwe wenyine hindura ubuzima, akabuhindura iteka ryose. Uyu muntu bari baramuhaye amafaranga, bayamuhaga buri munsi, ariko amafaranga ntabwo yigeze ahindura ubuzima bwe. Bamuhaga ifeza, ntabwo zigeze zihindura ubuzima bwe. Bamuhaga izahabu, ntabwo zigeze zituma anezerwa asimbuka. Oya, ariko umunsi yahuye na Yesu, yarahagurutse ku birenge bye. Yesu nashimwe. Ngo maze Petero amufata ukuboko kw'iburyo, aramuhagurutsa ngo umwanya ibirenge bye n'ubugomba mbari birakomera. Yesu nashimwe. Ngo arabandaduka, arahagarara, aratambuka, yinjira nawe mu rusengero. Yesu nashimwe. Ngo yarahagurutse, arahagarara, aratambuka, biremera. Reka nkubwire, niwemera Yesu uzatambuka byemere, uzacuruza byemere, uziga byemere, uzashaka umugore byemere, uzahinga byemere, kuko uzayoborwa nawe. Yesu nawe muri wowe, ibyo ufite bizakunyura, ntabwo uzarenzaho n'iby'abandi, ntabwo uzahembwa ngo urye na ruswa, kuko Yesu ubwe azaguha uburyo n'ubushobozi bwo gukoresha ibyo wahawe kandi ukabikoresha neza. Ariko utamufite, urya ibyawe, ukarya n'iby'abandi, ukarya na ruswa, ariko ukanga n'ubundi ugashukura, ukamera nabi. Ngo arahaguruka, ngo ibirenge bye birahagarara, ngo n'ubugomba ngo birakomera. Ngo arabadanduka, ahagarara, aratambuka, yinjira nawe mu rusengero, ngo atambuka yitera hejuru ashima Imana. Haleluya. Bamuhaye amafaranga igihe kinini, bamuhaye ifeza igihe kinini, bamuhaye zahabu igihe kinini, ariko nta munsi n'umwe yigeze yitera hejuru. Nta munsi n'umwe yigeze yitera hejuru, kuko yari akiboshye, umutima wari ukiboshye, nta byiringiro yari afite. Yesu atugirire neza. Iyo nagiye Tanzania, burya ndeba indogobe,
indogobe zaho ziranyigisha cyane. Indogobe zaho bazizirika umugozi mu ijosi, mu kanwa, uca mu kanwa, kwawuhambira mu ijosi, bakazirika ku giti, bagakora ikintu, bagashyiraho ikintu ikuru indogobe, bakabapakiraho amatafari, cyangwa ubundi zigahinga, cyangwa ubundi bakajyana kuvoma bapakiye ibido byinshi, cyangwa ubundi zikajya gusarura bapakiye imifuka myinshi y'ibigori cyangwa ibishyimbo. Ariko iyo bayizituye nanone, iyo aho indogobe ubona yigunze, iba yigunze kubera iki? Ibyo byose bitekereza ngo nubwo ndaha ngaha, ariko mu mwanya ngiye kwikorera, mu mwanya ngiye gukurura amatafari, mu mwanya ngiye guhinga. Kandi bayikubita bafite inkoni y'uruhu y'umugozi, bayikubita kwera ukumva nawe urabaye nubwo waba atari wigeze, ariko ukumva ibikurura, bayikubita ntishobora guhagarara wenda ngo iruhuke, wogira kubitwa. Niyo mpamvu rero niyo bayibohoye ikomeza yigunze. Ugiraho umugabo nawe, uyu muntu nawe rero niko yari ameze. Bamuhaga amafaranga, bamuhaga ifeza, bamuhaga izahabu, bamuhaga imyenda, ariko nanone yabaga ku irembo ry'urusengero. Ariko umunezero wo kuba ku rusengero ntawe yigeze abona. Oya, ntawe yabona kuko umutima uraboshye. Yabaga ku rusengero, abajya gusenga bacaga imbere ye, we ntiyinjiragamo. Ariko aho yari atarahura na Yesu, nubwo yari ku rusengero, yicara ku irembo, abamucaho bagiye gusenga bakinjira bakamuha, abandi wenda basohoka bakamuha. Ariko yari atarahura na Yesu. Reka nkubwize ukuri, uyu munsi waba uri mu rusengero, waba warasenze imyaka myinshi, waba warasenze igihe kirekire, waba waraye mu butayu, waba waraye mu mashyamba, waba waraye mu buvumo cyangwa mu mazi, ariko uyu munsi uhura na Yesu. Nuhura nawe urasimbuka, nuhura nawe uraguruka, nuhura nawe uritera hejuru, kuko yakugezemo, umutima yawuhinduye, amateka yahinduye. Ihari umubabaro yahazanye umunezero. Abarinzi bari ngo hari amarira yahinduye umunezero. Yesu nashimye. Ngo arabaduka, ngo aratambuka yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Ngo abantu bose babona agenda ashima Imana, ngo baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwaga Ryiza, asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Reka nkubwize ukuri, uyu mwami Yesu ni umwemera. Kwemera ko ayobora ubugingo bwawe, kwemera ko ayobora ubuzima bwawe, kwemera kumukoreza imitwaro yawe. Ndakubwiza ukuri, abantu bazakureba bakuyoberwe, abantu bazakureba bumirwe, kubera yuko bazabona atari wa wundi wagenda nk'uboshye, bazareba babona atari wa wundi wagendaga mu gahinda, bazareba basanga atari wa wundi wabaga mu mibabaro, bazareba basanga atari wa wundi bari bamenyereye. Ntabwo uzaba usanzwe, uzaba udasanzwe. N'ukubonye wese azabona ko udasanzwe. Yesu nashimwe. Ngo barumirwa. Reka nkubwire, niwemera Yesu ukamwishingikirizaho, ukamuhanga amaso, bazumirwa, kubera yuko iby'Imana izakora bizabacanga. Bazavuga bati ni ukuri, tubonye Imana bigize muri uriya muntu. Yesu arakugirire neza, Yesu akwiteho, Yesu abane nawe, Yesu ahaze kwifuza kwawe. Ijambo muri Zaburi riravuga, usomye Zaburi ya 73, haravuga ngo uhereye umurongo wa 27, haravuga ngo
26 aravuga ngo ariko Imana niyo gitare umutima wanjye uhungiraho kandi niyo mugabane wanjye iteka ryose. Ngo kuko abakujya kure bazarimbuka, ngo atsembye bakorekeje no kurarikira bose. Ariko aravuga ngo ariko jyewe kwegera Imana niko kwiza kuri jye. Ngo umwami w'Uwiteka niwe ngize ubuhungiro kugira ngo namamaze imirimo wakoze yose. Yesu nashimye. Reka nkubwire, egera Imana. Uyu Dawidi yavuze ngo ariko kuri jye, ngo kwegera Imana ngo niko kwiza kuri jye. Ariko hejuru yavuze ngo bajya kure y'Uwiteka ngo bazarimbuka. Abajya kure bazarimbuka, ababivamo bazarimbuka, abahunga bazarimbuka. Garuka, urahunga ujya he? Garuka. Yesu ko yarari uyu ejo niko ari uyu munsi, nako azahora iteka ryose. Mwishingikirizeho rero, muhanga amaso, mwegere. Kwegera Imana. Ngo Dawidi ngo ariko jyeweho yabayeho mu buzima asanga nta kindi kimurutira kwegera Imana. Yesu nashimwe. Abaho mu ubuzima bwe bwose yavuze ati kubaho ni Imana. Paul yavuze ngo gupfa ni inyungu, kubaho ni Kristo. Rero Dawidi aravuga ubuzima ndimo, amateka yanjye jyewe ni Imana. Ngo ariko jyewe ngo kwegera Imana niko kwiza kuri jye. Yesu nashimwe. Ngo kwegera Uwiteka niko kwiza kuri jye. Ngo umwami w'Uwiteka niwe ngize ubuhungiro, ngo kugira ngo namamaze imirimo wakoze yose. Numugira ubuhungiro, imirimo yakoze uzayamamaza, kubera yuko izaba imirimo, azakora imirimo ihambaye. Azakora imirimo abantu batakora, azakora imirimo imiryango itakora, azakora imirimo ababyeyi batakora, azakora imirimo abavandimwe batakora, azakora imirimo diplome yawe itakora, azakora imirimo igihagararo cyawe azakora imirimo wowe utakora. Numwegera ukamwishingikirizaho. Yesu nashimwe. Egera Imana, yihanga amaso, yishingikirizeho. Yesu azagira ibyo umutima usaba. Ese wari waracitse intege? Ese hari ibyo wabonaga bikurenze? Nta birenze nk'iby'uyu muntu wari ku irembo ryitwa ryiza. Nta bikomeye nk'ibyo yari afite. Ariko ahuye na Yesu abantu ngo baratangara. Nawe uyu munsi ukeneye guhura na Yesu. Uyu munsi wemereye Yesu ategeka ubugingo bwawe. Uyu munsi Yesu umwemerera ategeka ubuzima bwawe. Uyu munsi wemereye Yesu ategeka intekerezo zawe. Uyu munsi wemereye Yesu ategeka imibereho yawe. Iyoborwe nawe, abe umujyanama wawe, abe ibyiringiro byawe, abe byose kuri wowe, kubera yuko niwe wenyine ushobora byose. Yesu ashimwe cyane. Tujye gusenga. Hari hose waba warasubiye inyuma, hari hose waba waracitse intege, hari hose waba warihebye, niba utarakira umwami Yesu, uyu munsi umwakire kugira ngo abe umukiza n'umwami w'ubugingo bwawe. Uyu muntu yamaze imyaka myinshi ku buzima bwe bwose kuva bayeho, bamuheka bakamukiza ku irembo ryitwa ryiza. Ariko umunsi ahuye na Yesu, uwo niwo munsi yasimbutse. Amafaranga ntigeze atuma asimbuka, izabona zigeze zituma asimbuka, nta munsi n'umwe yigeze asimbuka. Ariko ahuye na Yesu, umunsi yarasimbutse, ngo abantu bose nabo baratangara. Uyu munsi rero ushobora gusimbuka nawe, mu izina rya Yesu Kristo. Wikwita ku bibazo ufite, wikwita ku mateka, wirebe imyaka bimaze. Hari umaze imyaka myinshi, hari umaze imyaka myinshi usenga, hari urabona igihe cyagusize. Yenda abakobwa mwiganye babonye akazi, abandi banashatse barabyaye, wowe urabona igihe cyarashize, urabara imyaka buri munsi. Wakora anniversary ukavuga uti ndashaje, ariko igihe ntaho kirajya, kubera ko Yesu wenyine n'umwemerera arahindura ibihe. Yesu n'umwemerera arakora amateka yandi ku buzima bwawe, kubera yuko ashoboye byose.
banza usenge ino sengesho, usengane nanjye ino sengesho. Niba utarakira umwami Yesu, vuga ngo umwami Yesu, maze kumvira ijambo ryawe, numvise ko uri umwami utanga ubugingo, numvise ko uri umwami uhindura amateka, numvise ko uri umwami ukiza. Uyu munsi ndakwakiriye ngo umukiza w'ubugingo bwanjye. Hanagura izina ryanjye mu gitabo cyo kurimbuka, ryandike mu gitabo cy'ubugingo. Guhera uyu munsi nyoborwe nawe, mbe umwana wawe iteka ryose. Amen. Data, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kubw'uyu munsi n'uyu mugoroba. Urakoze kubw'abana bawe mwami. Urakoze kubw'aba guhindukira bakwakire nk'icyane mu gishya. Data, wera uyu munsi bubake. Ijambo ryawe ryamwe mwami ngo bafashe mu maboko, naho uzavunyira mu maboko yawe. Mu izina rya Yesu Kristo mwami bafate. Kandi bakomeze mwami, bazabahamya, baguhamya no kuvuga imirimo ikomeye wakoze ku buzima bwabo. Habwa icyubahiro mwami. Ndasengera abantu bose bafite ibibazo bitandukanye, abarwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo. Abihegeye mwami bahumurize, ababuze ibyiringiro babere ibyiringiro, babuze mwami Imana ibyishimo bibahe. Data, babuze urubyaro rubahe mwami Imana kubyara. Mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryawe ryamwe Imana ngo mu gihugu cyanyu nta uzakuramo inda, ngo nta n'uzagumba, kandi ngo imibare y'iminsi yanyu izasohoka idakenyutse. Nta guhinyuka guhari rero mwami Imana, nta kugumba guhari. Mu izina rya Yesu, nta gukuramo inda guhari. Abamama bagiye gukuramo inda, mu izina rya Yesu Kristo, byo benda bikuraho mwami. Ndatura ngo azabyare, kandi azonse mwami Imana, turakonsa ku buzima bwe. Mu izina rya Yesu Kristo, umukobwa umaze imyaka myinshi ateza gushaka, mu izina rya Yesu, Uwiteka mwami murebera ubukwe, ndarebuka ku buzima bwe, ndare umunezero ku buzima bwe. Mu izina rya Yesu Kristo, Data, abashomeri bakazi, mu izina rya Yesu, abarwayi bakize, kuko Imana ishobora byose. Ndagushimye mwami, ntukizere ndakubake kuko ubikoze. Urakoze kuko Imana ishobora byose. Kirwe hejuru kandi mwami turagushimye kubw'imibonano n'ibitangaza, kubwa Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha. Nimero yanjye ni 0782 25 99 30. 82 25 99 30. Nitwa Pastor Kabare Emmanuel, nkorera i Kayonza. Shalom shalom. Shalom.